umwe ati sinaririmba indirimbo y'igihugu, undi ati sindakuramo igitambara, ari muri primaire kikaba ikintu kiruhije mu bantu kandi byaraturutse mu madini. Abandi ugasanga baravuze ngo umwana ntakwiriye gukora ikizamini ngo niba kirakorwa ku isabato. Umwana muto ukamubwira ibyo bintu akareka ikizamini, bigatuma zinuka amashuri agacikisha mu bintu bitari byarateganijwe, ngo yuko ababyeyi ngo bamubujije gukora ikizamini ngo ku isabato. Ababyeyi nabo bararera birabananira bitewe n'uko amadini yabigizemo uruhari mu kwangiriza urubyaro. Bageze mu gihe cy'urubyiruko bagira ubwibone bakikakaza. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Uza bene data, inshuti zacu, abatugana kuri channel ya Gusenga everyday, mwaramutse neza. Tugiye gukomeza inyigisho zacu z'urubyiruko. Twasomye ijambo ry'Imana ryanditswe muri Timoteyo ya mbere igice cya 12 havuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubicitegererezo c'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no kwizera no ku mutima uboneye. Twaganiriye ku nyigisho z'urubyiruko zari zigizwe n'ibice 6. Ndabanza kubibutsa ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. Twavuze ku mateka y'abana n'ababyeyi mu mateka y'isi. Tuganira ku muryango umwe w'umugabo witwa Layose n'umugore we witwa Jocaste n'umwana we witwa Edipe n'umwuzukuru we w'umukobwa witwa Antigone. Ayo magambo twaraganiriye, turangiza dufashe umwanzuro wo kumenya impamvu abahungu igihe cyose bisanzura kuri ba nyina, ku babyeyi b'abagore, n'abakobwa nabo bakisanzura ku babyeyi b'abagabo. Tubona impamvu aho yakomotse mu gihugu cya Egiputa, Itebese, umwami Layose, umugore we Jocaste, umwana we Edipe, noneho umwuzukuru we w'umukobwa witwa Antigone. Niho twakuye noneho ijambo rikomoka avuga ngo complexe d'Edipe, abakobwa bisanzura kuri base, abahungu bakisanzura kuri ba nyina. Iyo ari ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, twaganiriye ku buzima bw'abana n'ababyeyi mu itorero. Ijambo ry'ingenzi twaganiriyeho, twavuze ko abana benshi, abasore benshi, abakobwa benshi babaye ibirara kubera ababyeyi. Twabiganiriyeho. Noneho niho twavuze ibice 2 bigize imfubyi. Twaganiriye ku bana bafite ababyeyi badasoza inshingano zabo, tuvuga ko abo nabo bitwa imfubyi. Tuganira ko hari abana batagira ababyeyi, abo nabo ni imfubyi. Ariko dufata umwanzuro tuvuga ko imfubyi zifite umuruho ni abana bafite ababyeyi batuzuza inshingano zabo. Abo ni imfubyi zifite umuruho, ko nta muntu bagirira impuhwe ngo abafashe. Ariko babandi batagira ababyeyi urabareba ukabagirira impuhwe, n'abandi bo hirya bakabarihira amashuri cyangwa bakabambika bakabagaburira. Ariko iyo umwana afite ababyeyi batuzuye inshingano, nta umugirira impuhwe, nta umufasha, nta umutabara. Twavuze ko icyo cyiciro gifite abana bafite ababyeyi ariko ababyeyi batuzuye inshingano zabo ku bana babo, arizo mfubyi ziruhije kandi zirushe, zifite akaga gakomeye. Iyo ari ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu, twaganire noneho uko umwana yarabereye gukurira muri Yesu. Dusanga umwana akura mu buryo bune. Akwiriye gukora mu gihagararo. Twasomye Luka ibice 52. Umwana akwiriye gukura mu gihagararo, akagira ubwenge, agashimwa n'Imana, agashimwa n'abantu. Iyo akuze muri ubwo buryo bune nibwo yigirira akamaro, nibwo umuntu muzima. Agakura mu gihagararo, yaba mugufi yaba muremure, ariko akageraho Imana yamugeneye. Yamara akagira ubwenge, akagwiza ubwenge, noneho rero agashimwa n'Imana, yamara agashimwa n'abantu.
umuntu akwiriye kwiga gushimwa n'Imana akabyigishwa n'ababyeyi, akwiriye kwiga gushimwa n'abaturanyi mu buryo social, agashimwa mu buryo spirituel ku Mana, agashimwa noneho mu buryo bwo gukura, agashimwa no mu buryo bw'ubwenge bwo kubana n'abandi, agashimwa. Uwo mwana twabonye ko azagira igikuriro nk'icya Yesu Kristo. Yesu Kristo muri Luka ibice 2 umurongo wa 52 haravuze ngo akomeza kubyiruka, agwiza ubwenge, ashimwa n'Imana, agashimwa n'abantu. Ntabwo ari byiza gushimwa n'Imana udashimwa n'abantu, ntabwo ari byiza. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ese waba udakunda mugenzi wawe muri kumwe ukabesha gukunda Imana utareba? Yanditswe muri Yohana igice cya mbere igice cya 4 umurongo wa 20. Haravuga ngo umuntu navuga ngo akunze Imana ariko adakunda mugenzi we bari kumwe, aba ari umubeshi. Ntabwo waba udakunda uwo muturanye ngo ubeshe ngo ukunda Imana utareba. Ayo magambo nayo arahari. Abana rero barabakwiriye gutozwa kubaha Imana, bakabitozwa n'ababyeyi, ariko noneho bakabatoza no gushimwa n'abantu. Bagakura mu bwenge, bagakura mu gihagararo, bagakura mu buryo bw'umwuka, bagakura no mu buryo social bwo kubana n'abandi. Izo nizo nyigisho nzima bari bakwiriye guha abana. Inyigisho igice cya 4 ni ikitubwira inyigisho z'ibiyobyabwenge ziva mu byanditswe byera abantu bakoresha bagoreka. Twavuze ko muri Bibiliya harimo amagambo, ariko iyo umuntu yasobanuye nabi aragorama akangiriza ubwenge bw'abantu, bagahinduka ibigoryi kandi bari kuba bazima. Urugero twatanze mu Migani ibice 3 umurongo wa 27 kugeza 28 twavuze ko hari ijambo rivuga ngo abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime. Niba bigushobokeye ntukarerege mugenzi we ngo uzaze ejo kandi ibyo gusaba ubifite. Twarebye ko amagambo menshi ava mu byanditswe byera bayagorekesha abantu bakabayobya. Satani nawe agiye gushuka Yesu, ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo ajanwa mu butayu n'umwuka wera kugeragezwa na Satani, ariko amara iminsi 40 atarya arasonza. Umushukanyi araza arabwira ngo niba umwana w'Imana hindura amabuye ab'imigati. Yesu aramubwira ngo umwana w'Imana ntazatungwa n'imitsima gusa, ahubwo azatungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Nuko Yesu Kristo yari afite ibyanditswe byera muri we, ariko iyo Satani agiye gushuka bamwe ahera ku byanditswe byera akabagoreka, agahera ku bujiji bwabo. Ibyo nabyo twabiganiriyeho. Twari tugeze ku ngingo noneho itubwirira intambara hagati y'urubyiruko n'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge bigizwe n'ibice 5. Ikiyobyabwenge cya mbere ni idini, ikiyobyabwenge cya kabiri ni amafaranga, ikiyobyabwenge cya gatatu ni abagore n'abagabo, ni ukuvuga ngo ni ubusambanyi. Ikiyobyabwenge cya 4 ni ubwibone n'icyubahiro. Ikiyobyabwenge cya 5 ni urumogi n'ibinyobwa bishariye nka za kanyanga. Ibyo ni ibiyobyabwenge mu rwego rwa 5, ariko urwego rwa mbere ni idini. Idini y'Abayuda yari idini igendera ku mategeko kandi igororotse ukurikije ibihe bari barimo. Yari igororotse kandi niryo ari ubwoko bw'Imana bwakoranaga nayo. Bakoreshaga ibyanditswe byera rero kugira ngo baganire n'Imana, ikabasohoreza amasezerano binyuriye mu mategeko. Ariko hagati y'ikinyejana cya mbere n'ikinyejana cya kabiri mbere ya Yesu haza kuba ikibazo cy'amadini. Idini ry'Abayuda ryari rimwe, ariko riza kugira imyumvire itandukanye mu bantu. Baza kwiga bamwe ibice 5. Haza kuvuka umutwe w'Abafarisayo, haza kuvuka umutwe w'Abasadukayo,
haza kuvuka umutwe w'abanditsi, haza kuvuka umutwe w'abazeroti, haza kuvuka umutwe w'abeseniya. Abo bose bari mu idini ry'abayuda ariko ntibagira imyumvire imwe. None abafarisayo bavuga ko amasengesho akemura byose nta kindi umuntu akoze. Abasadukayo bakavuga ati amasengesho nibyo ariko umuntu yakora politiki ibibazo bigakemuka. Abanditsi bakavuga bati turubaka amategeko niyo azaduhesha amahoro. Abazerote bakavuga bati yaba amasengesho ntakemura ibibazo, yaba politike ntikemura ibibazo, yaba ndetse n'amategeko ntakemura ibibazo, ahubwo ibibazo bikemurwa n'inkota. Abo bari abazerote. None abaeseniya bakavuga ngo ibibazo bikemurwa no kwiyiriza ubusa, ibibazo bikemurwa no kwambara ibigunira, ibibazo bikemurwa no kubabaza umubiri. Bari basa n'abasitoyiko. Abantu bari abanyabwenge b'abafilozofe bitwa les stoiciens, hari n'aba epicureo, les epicuriens. Abo bari abanyabwenge b'abagiriki batekerezaga ko kunezeza umubiri n'ibyishimo byageza umuntu ku Mana, ariko abantu bakavuga ngo kubabaza umubiri no kugirira nabi no kukubita no kunanuza byatuma abantu bagera ku Mana. Bakambara ibigunira, bakitera ivu, bakita abaeseniya, bavuga ko Imana nireba umubabaro wabo w'umubiri aribwo irabasha gutanga igisubizo. Iyo ari imyumvire y'uburyo butandukanye ari mu idini ry'abayuda kandi ryari rigororotse rigendera ku mategeko, ariko baza kugira amacakubiri hagati y'imyumvire yabo uko bumva Imana. N'itorero naryo rero icatumye abantu bakunda kuvuga ngo amatorero, ibyo bibazo byaje kuvukamo. Itorero rya Kristo ryigisha abantu kumenya Imana banyuriye kuri Yesu Kristo. Iyo niyo doctrine y'ukuri, inyigisho nzima. Ariko ubwoko bw'amatorero bananiwe kwigisha abantu kumenya Imana, ahubwo babigisha kumenya idini. Amatorero rero ritabaye itorero bigahinduka amatorero, yabigize ishusho y'amadini. Aho batigisha abantu kumenya Imana, bigisha abantu kumenya idini. Ico ni ikibazo cakomeye cyane cyangirije urubyiruko. Ukabona abantu bamwe, urugero nk'abahamya ba Yehova, hari aho abana banga kuririmba indirimbo y'igihugu muri primaire cyangwa muri secondaire, hakaba ibigo by'amashuri bimwe babogamira bakabahagarika bakabirukana mu mashuri ko baze kuririmba indirimbo y'igihugu. Ico kikaba ari ikibazo cy'uko bizi idini batizi Imana. Abapantekote mu gace ka Ngororero hari ahantu nageze nsanga abana b'abakobwa bo muri primaire banze gukuramwo ibitambaro kuko ariko idini ryabigishije. Diregiteri agirana ikibazo nabo, agirana ikibazo n'ababyeyi kubera inyigisho mbi z'abantu baha abana ba primaire bafite imyaka 7, bafite imyaka 7 kugera kuri 12, bakavuga ko batakuramwo ibitambara bakiri muri primaire. Umuntu akibaza ukuntu abo bana biteze ibitambara bariga primaire, bikayoberana inyigisho mbi bahawe n'ababyeyi. Ico naco ni ikibazo c'idini. Umwe ati sinaririmba indirimbo y'igihugu, undi ati sindakuramo igitambara, ari muri primaire. Kikaba ikintu kiruhije mu bantu kandi byaraturutse mu madini. Abandi ugasanga baravuze ngo umwana ntakwiriye gukora ikizamini ngo niba kirakorwa ku isabato. Umwana muto ukamubwira ibyo bintu akareka ikizamini, bigatuma zinuka amashuri agacikisha mu bintu bitari byarateganijwe, ngo yuko ababyeyi ngo bamubujije gukora ikizamini ngo ku isabato. Umwana akangirika. Niho twakwiye kuvuga ngo abana benshi babaye ibirara bitewe n'imirerere mibi ituruka ku babyeyi babo n'inyigisho mbi bahawe kandi zituruka mu madini. Ibyo twabivuzeho. Abantu bitwa abamuniste n'abamorumo, abana b'urubyiruko bafashwe bugwate, baragenda ba mu bintu bisa na za kuva. Abana bati imiryango yabo, abana bata amashuri yabo, ngo bashaka kwinjira muri Église de l'Edification des Mondes. Abamuniste
abamorumo, abana bagata imiryango, umwana ntabare n'ababyeyi, yaba umukobwa cyangwa yaba umuhungu agata ababyeyi akaja kuba muri izo za muvema zitwa ngo ni amadini, bakabigisha ko kubana n'ababyeyi ari ukubana n'umwanzi, kuko umubyeyi atemera ibyabo. Izo ni inyigisho abasore bahawe zirabangiriza, bahinduka ibirara, baracikisha, ntibiga amashuri ngo barangize kuko babigishije ibintu bibatanya n'imiryango. Ibyo byarabaye. Urabona nk'abagorozi barimo n'abatsindishirizwa, barimo n'abacamanza, barimo n'abakusi. Ukabona umwana w'imyaka 7 cyangwa y'imyaka 5 bamugotomeje litire y'amazi, umwana bakamwima amata, umwana bakamwima inyama. Kandi umubiri wacu ukeneye amata, umubiri wacu ukeneye inyama kubwo kubaka umubiri. Umwana bakabimwima akiri umwana, wabwira uti ibyo bintu ntabwo ari byo, ngo hari ibindi bisimbura inyama. Ako nakaga abana bahuye nako, bandujwe n'amadini, bituma bananiranwa n'ababyeyi. Abana barazinukwa, ababyeyi nabo bararera birabananira, bitewe n'uko amadini yabigizemo uruhari mu kwangiriza urubyaro. Urubyiruko rero twavuze ko uruhare rugari rwangirika bitewe n'imirerere mibi, nk'uko twabiganiriye tuvuga ngo ababyeyi bariho batapfuye ariko bakaba batabasha kuzuza inshingano ku bana babo, batuma abana bazinukwa. Ubwo ijambo ry'Imana rivuga mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo waho ni wa 20-21, haravuga ngo babyeyi ntimubabaze abana ngo mubasharirire batazinukwa. Abana barazinukwa iyo abana babashaririye, iyo abana bakoze iby'ababyeyi bakoze iby'abana batishimira, bitabafashije, bitabubatse. Abana ntibamenya ko ari ibyo gusenya, ariko iyo abana bamaze kubimenya hanyuma barazinukwa. Hari uburyo ababyeyi bari bakwiriye kwiga kurera abana, ariko abana benshi babaye ibirara kubera ababyeyi batujuje inshingano zabo. Icyo ni ikibazo cy'ikiyobyabwenge cy'idini gikomeye cyangirije abana. Ikiyobyabwenge cya kabiri ni amafaranga. Abana gukunda amafaranga bakiri bato byangiriza ubwenge bwabo, bagahinduka ibirara, bakananirwa amashuri, bagacikisha kuko bifuje amafaranga hakiri kare, kubera ababyeyi babo batashoboye kubigisha uburyo bwo kugira amafaranga y'ishuri bajyana. Bamwe bakabaha benshi, bagatanga ku internet bayasagura, aho batagiye mu byo kwiga bakajya mu by'uburara, bakajya mu by'ubukozi bw'ibibi, bakitoza guhemuka no kugirirana nabi bamwe ku bandi, kuko amafaranga atari kontabilize, ni ukuvuga ngo atabazwe. Abantu ugasanga barangiritse ko bakunze amafaranga kare. Hari aho nageze nsanga umwana w'umukobwa w'imyaka 16 ari kubaza umugabo w'imyaka 50 ngo ningira amanota 70 ngo ntabwo uzampemba. Umugabo w'imyaka 50 aramubaza ngo naguhemba iki? Aravuga ngo wanjana nk'ahantu mukangurira. Iyo umwana w'imyaka 16 abwiye umubyeyi w'imyaka 50 ngo wanjana nk'ahantu kangurira, uko ni ugukunda amafaranga hakiri kare. None ibiyobyabwenge bikabugariza. Ikiyobyabwenge cy'amafaranga ni ikiyobyabwenge kigira imbaraga naco. Ku mwanya wa 2 hariya muri Timoteyo ya mbere igice cya 6 twumva uko atubwira, umurongo waho ni uwa 10, haratubwira hati: kuko gukunda impia ari umuzi w'ibibi byose. Hari abantu bamwe bazirarikiye, barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Gukunda impia ni umuzi w'ibibi byose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari abazirarikiye, barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi, bihandisha imibabaro myinshi.
bava mu byo kwizerwa kuko bararikiye impiya bakiri bato, abana kubegerezwa amafaranga, abana guhabwa amafaranga atari kontabiriza atabaze, abana batekereza gukora ibibi kuko bafite ubushobozi bw'ayo mafaranga ariko kuyajera bikabananira. Ico naco ni ikiyobyabwenge ca kabiri mu bana. Ikiyobyabwenge ca gatatu kinafatanye n'ico c'amafaranga, n'abana bato b'urubyiruko bishora mu busambanyi bataragera igihe, barangirika, ntabwo bashobora kurangiza amashuri, kandi n'ababyeyi babi bakabibafashamo kuko batabagenzura. Ugasanga ibibazo biravutse, umwana w'umuhungu akunda abagore kare, umwana w'umukobwa akunda abagabo kare. Ico ni icago, ni n'icorezo cugarije isi yose. Ubusambanyi bwariyongereye. Noneho rero n'ibintu bavuga ngo demokarasi, abantu bisanzure, byo bituma abana babyishoramo batabisobanuriwe. Umwana akavuga ngo gukora icyo nshaka ni uburenganzira bwanje, yaba umuhungu cyangwa yaba umukobwa akumva ko biri mu burenganzira bwe. Gukunda abagabo bakiri muto bakumva ko ari uburenganzira bwabo, gukunda abagore bakiri bato bakumva ko ari uburenganzira bwabo. Ariko ababyeyi mwari mukwiriye kuba maso, mukarinda, mugafata inguni z'abo bana, mukamenya uko bakwiriye gukura, mukamenya aho birirwa, mukamenya uko baryama, mukamenya uko baganira, mukamenya, mukabikurikirana. Ababyeyi mugatanga umurongo mwiza w'abana banyu kugira ngo batashoka bakagwa mu bibahendebereza. Ikiyobyabwenge ca kane ni ukwikakaza, ubwibone. Imigani ibice 15 umurongo wa 18 haravuga ngo ubwibone ni intangiriro yo kugwa, kandi umutima mubi ni intangiriro yo kurimbuka. Abana bato nabo iyo bageze mu gihe cy'urubyiruko bagira ubwibone bakikakaza, kuko byanditswe muri Timoteyo ya 2 ibice 3 umurongo waho wa 2 aravuga ngo kuko abantu bazaba bikunda, bango umenye yuko mu minsi y'imperuka azaba yibirusha. Hariya bavuga umutwe w'amagambo ngo n'ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birusha, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi. Hariya kwibona, batumvira ababyeyi bireba urubyiruko, batumvira ababyeyi babo. Hakurikiyeho ngo intashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, bakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza. Hariya hari urubyiruko batumvira ababyeyi, ibyo birabareba. Kwikakaza birabareba, ubwibone birabareba. Ibyo byose bikomeye, bifite imbaraga mu rubyiruko rwacu rw'uyu munsi. Kwibona, kwikakaza, utumvira ababyeyi ngo ijambo ry'Imana rivuga bizamu gihe cy'imperuka, n'ubuhanuzi buzaba busohoye, nibyo. Ariko ababyeyi bakwiye nabo kubafasha, bakabigisha ko kwikakaza atari ubushake bw'Imana, bakababwira ko kutumvira ababyeyi ari icyaha ku Mana. Twarabiganira ubushiye tuvuga ko ubahe so na nyoko kugira ngo urabire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Kumvira ababyeyi bitanga umugisha, guca bugufi imbere y'ababyeyi bitanga amahoro, bituma n'umuntu agwiza imyaka yo kurama. Ijambo ry'Imana ni claire rirabivuga. Kwikakaza, ubwibone, ibyo ni by'abasore. Ababyeyi bakwiriye kwigisha bivuye inyuma abana babo kugira ngo batagwa muri ubu buhenebere buranga iminsi y'imperuka. Ubwibone rero bubanziriza kugwa, umutima wirari rubanziriza kurimbuka. Ni ukuvuga ngo abana b'urubyiruko nibo bakunze kugwa muri ibyo bibazo. Iyo abantu bamaze gusaza nta kwirara kuba kukiriho, nta bwibone baba bagifite, nta no kwikakaza. Ariko iyo abana ari urubyiruko niho Satani abafatira, akabashiramo kwikakaza, akabashiramo kutumvira ababyeyi, akabashiramo ubwibone budasanzwe. Ugasanga abana babaye ibirara, bataye ababyeyi, bagiye gutura muri za rigore no mu migezi, bagiye gutura mu mitamenwa bita urutare rwo hanze. Abo bana bakwiriye kwitabwaho.
ikiyobyabwenge cya gatanu, ikiyobyabwenge cya gatanu kigizwe n'urumogi. Abana benshi bashotse urumogi, ababyeyi bari bakwiye kugenzura bakareba abana banywa urumogi barihe bameze bate. Ikindi noneho rero abana benshi bashotse inzoga zishariye, kanyanga. Abana bato b'imyaka 15, abana bato hagati y'imyaka 12 na 18 bagashoka kanyanga, bagashoka ibindi bishariye, bagashoka voduka, bagashoka ibindi za waragi. Izo byose ni ibiyobyabwenge bishobora kwangiriza abana iyo babyishoyemo hakiri kare. Ababyeyi rero bakwiriye kureba icasimbura ibyo. Za buyi zirahari, fanta zirahari, za ji zirahari, imbuto zirahari, amata arahari. Hari byinshi ababyeyi bagomba gutegurira abo bana, kuko hari n'igihe babana bashoka bya biyobyabwenge by'ibinyobwa nka za kanyanga, kubera ko ababyeyi batabahaye icyabisimbura. Ababyeyi ntibabahaye amata, ababyeyi ntibabahaye ji, ababyeyi ntibabaguriye imbuto, ababyeyi ntibabahaye fanta. Babana kubwo kubura uburyo n'icyo bakora, babuze icyayi mu rugo, babuze ji, babuze amata, none bagashoka bya biyobyabwenge, bya bindi bibashora mu bibahendebereza. Umwana agakunda kanyanga kare, umwana agakunda warage kare, umwana ugasanga yarangiritse, umwana ugasanga yataye umuco, umwana ugasanga ntakigira isura. Niho byagiye bikunda gukomoka igihe kirekire. Inshingano z'ababyeyi ni iki? Ni ukumenya idini abana babo bakurikiye, kuko ni ikiyobyabwenge gifite imbaraga gikomeye. Bakamenya ngo imyizerere y'aba bana imeze ite. Aba bana baguye mu myizerere y'abafarisayo cyangwa abasadukayo cyangwa y'abanditsi cyangwa y'abazeroti cyangwa se y'abaeseniya. Iyo yari imyizerere itandukanye yo mu dini rya Judaisme n'idini rya Christianisme. Harimo imyizerere nk'uko twayivuze. Abana bakigishwa gutega ibitambara bakiva mu nda za ba nyina, abana bakanya indirimbo y'igihugu, abana bakanga gukora ikizamini ku isabato, abana bakanga kubana n'ababyeyi bagatandukana nabo. Hari abana babaye inzererezi, baragenda batandukana n'ababyeyi, baragenda benshi bamwe bakaja no kuba mu mashamba. Umwana w'imyaka 12 ngo yagiye mu butayu, akamarayo iminsi 3, akeneye intungamubiri zo kugira ngo umwana abashe gukura, azabashe kwiga, azabashe kwibeshaho. Amadini nkayo ayabwira ukumva bavuze ngo mbese kwiga nibwo buzima. Umwana akagirika, yamara kumenya ko urungano rwe rwize neza akazinukwa. Ugasanga uyu munsi none hari intambara hagati y'ababyeyi n'abana, kuko batujuje inshingano zari zibakwiriye mu gihe bari bakivuka, mu gihe bakuraga, mu gihe barerwaga. Abo bana rero ababyeyi ni ugukangurirwa kurushaho kubakurikirana bakabigisha. Ntabwo ari mu gihugu kimwe gusa, ahubwo ni hafi mu bihugu byose abana bashotse ibiyobyabwenge baboneka hose. Haba yemwe no mu bazungu abana bashoka ibiyobyabwenge. Ababyeyi rero bari bakwiriye kumenya kujera, bakagenzura ibiyobyabwenge n'imikoreshereze yabyo, bakarinda abana icyabasha kubashora mu bimuhenebereza, bakarinda abana mu bishobora kubagiriza bakangirika mu bugingo bwabo. Kandi iyo bangiritse umubiri bangirika n'ubugingo, ko nta waba ari mu biyobyabwenge ngo azabone ubugingo buhoraho. Nta wakurira mu idini, yigishwa idini atigishwa Imana ngo azabone ubugingo buhoraho. Abantu benshi ntabwo bazi kwigisha Imana, ahubwo bigisha idini. Bakakwigisha gukunda abamorubo aho kukwigisha gukunda Imana, bakakwigisha gukunda abapantekote aho kukwigisha gukunda Imana, bakakwigisha gukunda abadivantiste aho kukwigisha gukunda Imana, bakakwigisha gukunda abatampera aho kukwigisha gukunda Imana, bakakwigisha gukunda aho kukwigisha gukunda Imana. Iyo abantu rero bakunze idini kurusha Imana barayoba, bikazaba intandaro yo kugwa mu bibahenebereza.
bene data batwumva uyu munsi wa none turi ku nyigisho z'urubyiruko, kandi izo nyigisho zireba urubyiruko n'ababyeyi babo. Ubwo rero turimo tuributsa uko ababyeyi bakwiriye gufata urubyiruko, uko urubyiruko rukwiriye kwifata imbere y'ababyeyi babo. Twaganiriye ko iyo umwana akoze ibitanejeje ababyeyi bakamutuka bimuhindukira umuvumo. Twaganiriye ko iyo ababyeyi bahesheje umwana umugisha mu magambo, wamugisha umwomaho. Twaganiriye ko aho kugira ngo uvume umwana ahubwo wamukubita akanyafu, Bibiliya irabyemera. Sinzi impamvu ababyeyi bari mu burangare muri iki gihe tugezemo. Buri wese yarakwiriye gukurikirana umwana we, buri wese yarakwiriye kureba imikurire y'umwana we, buri wese yarakwiriye kureba niba umwana yiga neza nk'abandi, niba umwana akurikira neza nk'abandi, niba umwana ari gukura muri bwa buryo Yesu Kristo yadusigiye atubwira ko abantu bakwiriye gukura mu gihagararo, waba mugufi, waba muto muto, waba muremure, ariko uri umusore warakuze. None umuntu akagwiza ubwenge nk'uko bikwiriye umwana w'Imana, mara kugwiza ubwenge akigishwa gushimwa n'Imana, yamara akigishwa no gushimwa n'abantu kugira ngo akore no mu buryo sosiyale. Abatwumva uyu munsi wa none rero mukurikirana amagambo kandi muyazirikane, mwumva amateka y'urubyiruko n'inkomoko yabyo, kandi murushaho gufata ingamba zihamye zimeze neza zabasha gutuma abana banyu babasha gukura kandi bagakurira mu Mana, bamara bakazaba ababyeyi bazima, kuko abo bana mutegura niyo muryango w'ejo hazaza. Uwo mwana we w'umuhungu niwe ugiye kuba umutegetsi w'igihugu, umwana we w'umukobwa niwe ugiye kuba umutegetsi w'igihugu. Abo bana nibo bagiye kubaka imiryango y'igihe kizaza. Nyabuna mwibarangarana, mubakurikirane kandi murusheho no kubasengera cyane kugira ngo n'Imana nayo ibigire mu ruhari mu kurerwa kwabo. Be kwibana, be kuba mu bwigunge, ababyeyi mu bankadere, mubazenguruke, mubegere, mubaganirize, bumve ibitekerezo byanyu aho mwamuri hose. Bya bitekerezo byanyu nibyo bazakurana, nk'uko byanditswe hano mu Balewi 6, Abalewi 6 umurongo waho wa 6, turebe uko avuga. Abalewi 6 umurongo waho wa 6, turebe no gutegeka kwa 2 ibice 6 umurongo waho wa 6. Aravuga hati, aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, uje ugira umwete wo kwigisha abana bawe, uje uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse, uyahambire ku kuboko kwawe, akubera ikimenyetso, uyashire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Ni ikigaragaza ko umwana akurikiranwa mu nyigisho. Ababyeyi batanga baha abana bakwiriye gukurikiranwa. Aya mategeko nguhaye umunsi uyazirikane, namwe abari mu itorero muje mwigisha ibyanditswe byera, mutegeka abana banyu cyangwa se muyobora abana banyu kubikurikiza, babizirikane umunsi wose, kuko mwabibaganirije. Abana bato bamenye ijambo ry'Imana, ariko mwe kubashora mu madini, ubwo mubashore mu ijambo ry'Imana ribasha kubageza ku Mana, ko ntabwo idini ryageza umuntu ku Mana, ntabwo idini ryageza umuntu ku Mana, ariko Bibiliya yageza umuntu ku Mana. Irahari rero, ababyeyi mukanguke, mufate Bibiliya muyigisha abana, mwirengagize cyane ibihuje n'irari ry'amadini, kuko bagira amarangamutima yabo abateza imbere mu bindi, ariko ntibashishikarire gushaka Imana. Abana rero bigishwe neza ijambo ry'Imana,
bakarikomeza rikaba ku mitima yabo, bakarizirikana uko bukeye n'uko bwije, uko baryamye bakarisubiramo, bakarifata mu mutwe, riruta kubwirwa amadini, riruta kubwirwa kwambara ibi, riruta kubwirwa ngo umwana arareka inyama, riruta kubwirwa ngo umwana nareka amata. Ahubwo mwigisha ijambo ry'Imana. Imana yacu idufashe kandi ikomeze abumva aya magambo. Ab'urubyiruko, abafite abana b'urubyiruko, muzirikana aya magambo buyatoza abana banyu, kuko urubyiruko ubwabo ntabwo rwabasha gutungana rutabifashwemo n'ababyeyi babo. Ababyeyi nibo bategurira, bamara kubategurira bakabarera, abana bagakurira mu buntu bw'Imana, mu gihe kizaza bakazaba ababyeyi b'ingirakamaro. Murakoze mu izina rya Yesu Kristo, amina. Chano gusenga everyday turasoje. Umurongo wa telefone ya WhatsApp ni 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20. Nahigendarwa ku bashaka kubaza ni 078 gatatu 40 7035 078 gatatu 40 70 gatatu 5. Murakoze, Imana bagiye neza kumva aya magambo mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye kuko waduhaye urubyiruko. Abana bacu nukugira ngo babashe gukura, bazitwe umuryango wubaha Imana, kandi Imana nayo ishaka ko abana nibamara gukura bazayumvira. Abana bakwiriye gukura mu buryo bw'igihagararo, abana bagakura bagwiza ubwenge, bagashimwa n'Imana n'abantu. Ibyo byose bituruka ku bana no ku babyeyi, ku bwumvikane hagati y'abana n'ababyeyi. Turasengera urubyiruko rw'uyu munsi kugira ngo abana biga bashe kuyoboka inzira yawe, babashe kugukurikiza, be guhenebera mu by'amadini, ahubwo bakurikira ijambo ryawe ryabasha kubahesha ubugingo. Ndagushimiye Mana, aho bari hose urabazi, kurebera hose icyarimwe. Abana bose baba abakobwa n'abahungu urabazi, kandi niwe wabaremye. Ubagiriye neza babashe gukura nk'uko ushaka, kandi bazubaka imiryango ikubaha mu gihe kizaza, maze izina ryawe rizahabwe icubahiro mu izina rya Yesu, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.